Reka nongere mu ikaze by'agaciro ko washimiye kubana nawe mu kiganiro menya n'ibi ngibi aho tujya twiga utuntu tw'ikoranabuhanga tugiye dutandukanye twagufasha mu buzima bwa buri munsi. Tugiye kwigira hamwe twafungura TikTok ibasha kukwinjiriza amafaranga muri feeds zawe cyangwa like zawe. Ko benshi TikTok dufite muri telefone usanga ariyo kwishimisha nta wundi mumaro usibye kuhemberwa kuri live gift zonyine, cyangwa umuntu akora video akaba yaguha gift. Izo gift twari zavunjamo amafaranga. Bimwe mu bihugu byateye imbere usanga ko bahemberwa ama views, like ndetse n'amakomenti bagiye bagira. Uno munsi tugiye kwigiramo ko ushobora gufungura TikTok mu buryo bwa international cyangwa mu buryo ushobora kuhemberwa views wagize ndetse na like. Mbere na mbere ikintu usaba no kubanza ukanda subscribe, then tukajya tubana mu bundi biganiro byacu bya buri munsi. Tugiye kurikirana step by step, tugiye gufungura TikTok ariko tumeze nk'aho tutari mu gihugu cy'u Rwanda, kuko mu gihugu cy'u Rwanda ntago biragira cyangwa birahagera. Icyo usabwa ni step by step, kandi ukaba ufite Gmail cyangwa email utarigeze ufunguzaho TikTok, then ukurikire step by step. Guys, nutarakanda subscribe banza ubikorere nawe kugira ngo utajya ucikwa n'ibiganiro byacu tubagezaho bya buri munsi, ko hano tukugezaho utuntu twagufasha mu buzima bwa buri munsi. Rero nta kindi tugiye gukora, tugiye fungura TikTok yacu nk'ibisanzwe. Guys, make sure you kwaka subscribe. Nuko numara gusohokamo nta kinezezwa nane kuri sign up. Hano ubona kize agafresh. Guys, musokanda subscribe, like ndetse na commenting, bangiza dutegerejeho gatoya. Noneho urabona ko hano handitsemo Rwanda kuri aga staff ngiye kwereka, kandi ubu ngubu tugiye gufungura TikTok ariko tugaragaza ko tutari mu Rwanda. Tugiye guhindura location, turaza twananditse kuri Rwanda itafunguka ameze gutya. Tangiza tujyana muri search twandikemo United States. Ushaka gushyira ikindi gihugu nawe uzi kiba cyemerewe guhembwa, nawe akaba aricyo ushyira. Gusa twebwe twakoresheje United States, ushaka gukoresha nk'Ubufaransa ndetse n'ibindi bihugu nawe uzi. Twangiza twemeze mu United States. Tugiye gufungura account ariko tutari mu Rwanda. Ubona ko handitse Rwanda ba United States. Niturangiza icyo tuzakora guys, musokanda subscribe ndetse na comment. Tukanda handitse Google account. Tugiye guhitamo email, mubwire ko uraba ufite Gmail cyangwa email tugeze ufunguzaho TikTok. Ko tugiye gufungura TikTok cyashangiza icyo uzakora uzayikandaho. Guys, musokanda subscribe, like. Okay guys, nakubwiye nurangiza uzazukana kuri Google yawe, ugomba kuba ufitemo nuzutegeze ukoresha. Guys, hano kwa nasi handitse United States, ntabwo handitse Rwanda. Aza ucuzingemo email, ujye ka ducuzingemo iyi ngiyi. Itumara kuhitamo dutegereze akanya gatoya ifunguke. Guys, nurangiza aha mbabwire ibanga riri hano hantu. Ugomba gushyiramo amatariki nyayo wafungura cyangwa ufite ku ndangamuntu yawe. Ukoresha ku ndangamuntu ko yawe iyo utangira guhembwa bazagusaba kuverifiya wowe ubwawe. Uzandikaho amatariki ya nyayo n'igihe cya nyacyo wavukiye. Nurangiza kandi next. Guys, kandi next. Ubwo ya TikTok yawe uhitamo izina ushaka bitewe n'icyo gukoresha. Komeze ukande confirm.
mara ukanda confirm utegereze bagusaye tuno tuntu zemeze ko niba uri umuntu utari robo kwemeze hano uraza ukagashyiramo neza bikaringanira karekura ariko verify niba utari robo ubona ko verify then ya TikTok yawe ukaba umaze kuyifungura. Ino TikTok aho itandukanye n'iri isanzwe no ino TikTok nabyo ngiye kwereka biratandukanye cyane. Urugero kankwereke nk'urugero noneho nako ese haza balance. Iyi balance musanzwe nago wayibona kuri ya TikTok yacu isanzwe. Iyi balance ubona hano. Ikindi ukanza hano kuri creator tools uzasanga ya TikTok yacu ifite iyo bita hano tukanengurira hano kuri more view all tegereze usanga bita ifite iyo bita creative. Iyi ubona hano creative layout program. Rero iyi ngiyi uba ugomba iyo uyifite muri telefone yawe urayihemberwa guys. Niba bitandukanye na TikTok ya mbere isanzwe, ahangaha bishatse kuvuga ko buri kintu cyose ushyizeho uragihemberwa, ari views wagize, ari like urazihemberwa guys. Nawe niba ufite TikTok yawe isanzwe ihindura ushyire muri creative program kugira ngo bijye ubasha guhemberwa ibikorwa byawe wagize. Urabona ko hano yatandikaho amafaranga wakoreye araza agahita ajyaho hano urabibona hano. Then kambere ko noho aho itandukanye n'iri isanzwe tuyigemo nayo tugiye gukora log out nurangiza njye kuri isanzwe mbereke ko bitandukanye cyane. Sorry. Tegerezaho gato ituza kuri TikTok yacu isanzwe. Nk'urugero tukaza hano hejuru nko dusanzwe duca ko turongo dutatu dutambitse two hejuru. Tegereze gatoya urabona yo aho itandukanye ho haraza utuntu dutatu ya balance ntabwo turayibona. Reka tujye kuri creative tools tujyana hejuru ndi kuri more. Urabona ko ya balance tutayibona cyangwa creative tools ntabwo yo hano tuyisanga. Hello guys, ndagusaba kandi subscribe, like ndetse na comment kujya tubana mu tuganiro byacu bya buri munsi guys. Niba utarakanda subscribe banza ubikore, niba ufite ikibazo twandikire muri comment. Thank you.